Halo, halo. Halo. Twaturutse mu miryango ikakaye, farawe tuzanywe no gukaba. Mukomere cyane mwamfuramo. Umeze gute Batman? Ladies and gentlemen, my name is Musikandi. Murakoze cyane, nitwe Musikandi. Ndi umunyarwenya nkaturuka mu mpanga z'Induba, by'umwihariko niba utarakora subscribe kuri Musikandi na Musa, kora subscribe dukomeze kuryoherwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Guys, aka kanya rero guess what? Turi hehe? Aka kanya turi ahantu bita hano bahita wiki? Bahita mu Kiderenka. Hano turi ku Kiderenka, by'umwihariko Ikiderenka se Ni mu Gatsata. hano turi ku kidamu kitemba. Hano turi ku Kiderenka, ikidamu gitemba hano mu Gatsata. Duhuye n'umujeni. Guys, mbibutsa ko turi mu yo bita Talk with a Favorite Superstar. Word of mouth ikabikubiye muri ibyo ngibyo. Muri make icyo tugamije uvugana ni Talk with a Favorite Superstar, ni nko kuhamagara umusitari akinspiringa umuntu tuba turi kumwe bitewe n'ibyo yiyumvamo, ariko twamaze kumva urugendo rwe rw'ubuzima. Aka kanya rero ndi kumwe n'umujene simuzi, duhuriye imihanda nk'abandi bose muri ya gahunda ya Talk with a Favorite Superstar. Agiye gutangira atwibwire ninde, ni muntu ki, ese ni kavukire, ni umuvubuka nk'abandi cyangwa se n'umu diaspora, byose byanashoboka. Suri diaspora. Ntabwo ndiwe. Hanyuma rero umujene wacu rero agiye gutangira twibwira ahantu twibere hano mu Gatsata. Mbabwira ko nimba utarakora subscribe, kora subscribe, nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi nyamuneka. Ibindi byose ni gahunda y'Uwiteka. Ewa, twatangiye. Amazina nitwa David Nsengiyumva. Ariko vuga nk'umujene. Nitwa David Nsengiyumva, niyo mazina yanjye, nturuka i Rusizi Mororo, niyo kavuga. Maye nka dato mu Bugarama, nawe umwana wa hahantu muba murya amaronji, arya na amaronji y'ubuntu. Amaronji yarangahanuka nk'amapera. Oya nako ujyona inswa ukuntu zigwa twaduswa nyine dufata ku matara no mu butaka. Buriya ngo niko n'amaronji y'Ubugarama amanuka. Tambuka umwana, niko ngo amaronji yahari yabameze nibyo. Hariya kabisa haba harimo. Yo mpamvu ngo mwarashisha imbuto mwakuze muzibona. Hari abagiye ari udukaritsiye nyine tugiye turimo abantu b'abahinzi nyine babigize umwuga. Ni ukuri kose abahinzi babigize umwuga ku bintu bigihanura, si biti by'ubuntu babihinga by'umwuga karima n'uyimana. Twiganirire. Nyine urabyo gahunda turimo bayita Talk with a Favorite Superstar. Na ahantu duhamagara umusitari udukundiye cyangwa tubona, akaba yaguha nyine yaguha nk'ubwino cyangwa se akaba yakuganira nayo ku rugendo rwe. Uwo musitari umaze kugira hagera akakwensipiringa nawe ushaka kugira aho ugera, ukaba wumva ko imyaka buriho ubuzima burimo bwose nayo hari aho wagera. Rero icyo dusaba uratangira utubwira amazina yawe, ibyo nakwaje ndakiye kubyibuka. Yego. Amazina ni David Nsengiyumva, ko nabibabwiye nturuka i Rusizi. Yego. Gusa nyine muri nje ndi umuntu ukunda wiyumvamo ibintu byo gukina comedy, ukuba umunyarwenya, mbese si no kubyumvamo ndabikunda cyane, kuko no kubikurikira ndabikurikira. Ewana n'ahantu nawe ngeze n'ahantu bari gutongana ubona nyine ari ibintu nyine bisekeje, bana aho ndahaguma kugira ngo mbe nirebera nyine nishimiye gusa. Ibintu nk'ibyo nyine mba nikurikira nyine ndabyemera bya danje. Namwe mudukurikiye, ewana uri umuntu uba ufite gahunda, wantera inkunga ibintu bikagenda neza. Ewana naba ngushimiye kapisa. Buretse gato ndahuze. Yego rata twikomereze. Ubwo wamaze kwibwira abantu. Sasa rero. Uravuze ngende umukomedi. Yego. Ntago wenda ndagera ahantu nifuza kugera, ariko nzikaho ngeze atari habi. Yego. Sibyo? Ndabyumva. Ngende umunyarwenya, nkorera muri Jane's Comedy, nkorana n'umuvandimwe wanjye twitwa impanga z'Induba, twitwa Kandi na Musa. Yego. Sibyo? Yego. Rero wowe tubwire, ese uba wumva ubundi impano, kwiyumva impano ni kimwe. Yego. Ariko no gutanga iyo mpano ni ikindi. Yego. Tubwire impano yawe wayumvishemo gute? Hari igihe uba wumva ko uyifite ariko ntayo. Yego. Impano si amagambo, impano ni ibikorwa. Ni ibikorwa birumvikana. Ibyo rero tugiye kureba, tangira udutamo. Yego. Impano ufite ni iyihe rero? Impano yanjye ubu ngubu gutya ni ugukina comedy. Akoze umuntu ujunjamye gutyo akora comedy. Urakina comedy cyangwa ukora comedy? Impamvu nyine uvuze ngo ugiye gukina hano. Gukina se? Urashaka gukina nka kahirera. Kuko uriya ugiye kuvuga. No kuvuga navuga no gukina nawe. Ukora comedy bwoko ki? Icecetse nk'ashariro. Ntabwo nzikora, nta nubwo ngiye urwo rwego ndoriho. Ariko gusa hoya nta nubwo nzivuga. Ahubwo gusa ni impano mfite gusa. Gerageza abantu baraguha amanota. Ni impano. Ubwo abantu bakurikiye Kandi na Muse, Musikani na Musa, mwakoze subscribe n'abandi bari bubibonuka kanya mu ndebere ko uyu muntu iyo mana yifite ngafite impano ya comedy ugiye kudutama. Ubusubu ko ari impano nyine yo gukora, ubu ndakora gutyo nyine. Oya ariko nk'umukomedi ntabwo wabura utuntu uvuga twakoma abantu.
mbese nk'utuntu dusekeje kera ewana ngiva nko mu cyaro nyine murabibona nyine ukuntu ibintu baba ari izagara nyine mbere nyine babizi ko hari ukuntu nyine ibintu by'amatike bitabaga biriho nyine ukaza nyine waba ufite nk'amafaranga ugatanga nyine amafaranga nyine ugiye nko gutega urabona abantu baturuka i Rusizi ukuntu nyine barabona ari danje. Mwagiye kwiga bana ngize gutya nyine mbonye nta biceri nifitiye nyine mbona nta n'ikintu bambwiye shoferi ati rero shoferi umbona gutya ngiye gutya ndi umwana muto cyane ngiye gusura anko wanjye uri ubi Rusizi deni nako ubi no mu mujyi kandi kugira ngo mugereho urabona mvuye nyine n'ubundi ni kwa kaka nyine ubwo sinzi ukuntu mwe mubifata kwa nyogokuru yego naho ni kwa Garamere ubwo rero amafaranga turaza guhuriza mu nzira muhana nimero ubwo araza kuyaguhereza uri kunsetsa cyari kuma inkuru ndi kugusetsa yego mbo ubwo nyine bindirize hari ahantu biragera Nyamasheke urahazi se ndahumva urahumva ahantu bita ahantu bacuruza inka bahita ibumaze yego bana twari turi kuva hano nyine Nyabugogo imodoka iragenda ubwo namubwiye ati i Rusizi rwose nuhagera ntuhagera bana urahahurira na nyogokuru aguhereza amafaranga ubwo urabona nyine nk'abandi bose baba bakubiswe n'andi gutaha nyine kugira ngo ndebe ko nageraho mu mahoro yego ubwo mba namubwiye ati ubwo nari mfite utubobo twa Nyamugasofiya nyine utuntu twenda n'iki murabizi ukuntu abantu b'i Kigali baba barakubiswe mu Gasofiya tuno tuturanganjije bana ngeze ibumaze namubwiye ati shoferi gutya rero ndashaka kujya kwihagarika nyine ubwo kwikirana n'umubiri muri make wabaye nka babagabo ngo bimitwe ngo bavuze ngo tagisimani ngo arayishoye ngo ibiki ngo bayirohemo nawe uravuga ati reka ntware nzaruhahira mbona no yambona nyine yabona no kuntu mfite ubuntu bw'ubujangwe akavuga ati umwana n'uwo mu mujyi yego bana ngeze aho hantu ubwo nibumaze nyine abantu bacuruza inka yego nabwo ati reka njye kwikirana n'umubiri yego ubwo nyine nk'umuntu nyine abizi wakubiswe n'umujyi n'iki ikintu gituritse narivuze ngo turagiye niyo mpamvu umutima wari uzamutsemo gake twikomerere niko kantu nyine nawe yakubwira kansekeje mba ndamanutse urabizi nyine ni y'Imana mutubwire aka kantu karasekeje abandi baratubwira kagakomeje kari kagikomeje ubwo mpageze nyine urabizi wewe watubwiye ukuntu waduhaye inkuru ndakeka utarajya mu rwenya waduhaye inkuru y'ukuntu waje nta mafaranga gutya na gutya uzanye turangangije ubwira shoferi ati shoferi muri make wamucitse utamwishyuye nagiye ntamuhaye n'icumi ahubwo yananguriye cyane urumva bana ako kantu niko kansekeje ariko urebye usibye ko kanansekeje nyine umva nyine kanababaje kuri bamwe numvishe mu kanya cyagiye tutaratangira kuri kodinga sinzi umuntu mwaye muri kuganira uri kuvuga ngo niwe muntu wa mbere ngo wataye ubumanzi ngo mu bintu ngo by'akavuyo ngo utazi ngo uburyo butakaye byagenze bite uravuga njyewe se wowe nyine cyane nahise ubyihakana ntabwo nabyihakana abantu muba munadukurikiye turi abantu bakuru nyarimo n'abatoya badukurikira kuri iyi cano nyine ntubizimure ariko ngo ubundi ngo uri mu bantu ngo bataye ngo ubumanzi ngo mu kavuyo mu bintu bitazwi ntamenye ibyo ari byo bana bitewe no kugera i Kigali nta muntu wasanze ukazanye n'umuntu ushaka kuguhereza icumbi wageze i Kigali nta muntu wasanze ubuta mu kavuyo cyangwa ahubwo barakwakira urumva niba baraje nta muntu wasanze ukahasanga abantu batuma ubuta aho ngaho ahubwo waje uzi muri ejo heza bana ukuntu byagenze nuko kabisa nagiye kumva ngo shyu uriya mukobwa ngo niwe wa mbere ngo watumye utubumanzi urawe ni umurekerana ibintu yankoye ako kari agaciyemo rata turi muri gahunda y'impano yawe nyine uri umuntu wiyumvamo impano cyangwa se ufite impano ariko nturagira ahantu yigaragaza ngo nawe ubwawe uvuge ngo yamanira muri make ufite impano y'ibitekerezo ni impano y'ibitekerezo kandi nkanjye ukuntu umeze nta mpano mfite ariko nko ku bintu by'abana b'abakobwa ngiye mporana nabo mu bitekerezo mba ndi kumwe nabo ariko nyine ubwo nanjye ni impano yabaye yo gutereta ndayifite ariko sinjya mpura nabo muri make ubwo ni impano ikiri mu bitekerezo itarajya mu bikorwa iracyapfunyitse igipfunyitse njye nta nubwo igipfunyitse cyane kuko urebye nyine ujye no kuri TikTok ukandikamo David Nsengiyumva kane hanyuma rero turi ku mpano yawe nyine ibyo ukora birumvikana sasa iyo turi mu ruganda cyangwa se iyo turi mu myidagaduro uba ufite abantu uvuga ngo uno muntu bitewe n'ikiganiro cyo numvisha cy'ubuzima muri ya talk with your favorite superstar uravuga ngo mu kuganira n'umusitari hari umuntu ndeba nkavuga se uyu muntu bitewe n'ukuntu yaganiriye ku buzima aranyensipera aka kanya twebwe iyi session yacu tukwereka umusitari ukamureba ukatubwira wenda hari igihe ubuze indirimbo ze bitewe niba ari umuhanzi cyangwa se niba hari ibindi akora ukaba hari ikintu wakora uyu musitari uramuzi uyu musitari ndamuzi bamwita nde bamwita buri kantu yego none se nk'ubu ngubu uramutse ugiriwe nk'ubuntu buri kantu umuziho iki ese uramutse ugize nk'amahirwe yo guhura na buri kantu ni iki wamubwira
uriya nibyo natanje nankubwira ko rongeye niyumvamo n'impano kuko ubundi ari ukuntu umuntu yumvamo impano yagenda anareba ukuntu zigenda zisohoka hirya no hino yego akumva nyine nawe akomeje kugira ikintu cy'igitekerezo cyo kumva ko nawe yazayisohora urantekereje kuri aba bajama buri nguni na buri kantu uranabazi ni buri nguni na buri kantu barakorana n'ikipe n'itimu nyine y'abantu babiri bana ahantu bahereye ni ahantu kure ubona nyine ko nta n'icyizere ahubwo ibintu byo bakabikora nyine bipoye bakabikora nyine ubona ko bafite icyizere cyazaza se buriya baripoweraga cyangwa bariba ahubwo bakuriragaho rimwe bakuriragaho rimwe ariko nyine ibintu byabo babikoraga muri siransi kuko ari ukuntu yavugaga ngo ukumva avuze The Ben akavuga ngo The Beniyusi kuko ni ibintu udashobora nyine utari umuntu nyine uhita ubikura kumva ko nyine ari undi muntu avuze urumva nyine babikoraga bipoye kandi bakanashyiraho umuhate wa danje. Sasa rero ugiriwe ubuntu bwo kuvugana na buri kantu wenda bibaye ngombwa ko tumuhamagara kuri telefoni biramutse bidukundiye akadufata yego bwira umuntu mbere y'uko uhamagara buri kantu ubundi buri kantu n'icyo umuziho n'iki cyuzi buri kantu muziho urwenya buri kantu muziho n'ubuhanzi aho ngo niho ndiryamira bura dukunda vibe ubuhanzi umuzi mu buhanzi mu buhe bwoko aririmba ese ari indirimbo zuze indirimbo ze ngenda hari izo ngenzi nk'umunyamyuka nk'umusore w'ivi harya wavuye mu Bugarama wari wakuriye mu mbuto z'ubuntu umusore wakuriye mu mbuto z'ubuntu dutemo nk'umurongo wa buri kantu umurongo wa buri kantu ariko ndabatamo gatanya n'ubwo ko mbasha gushyikira wowe ahugereza urekera urangirizaho ntaribe twaturutse mu miryango ubanza navuye unatangire nka buri kantu bagwa mu murongo ntabwo ujya wumva ngo naburinga utuntu nk'utu ngo bari bazi ko ntazagafata wenda reka turirimba indirimbo nyine wenda nta birenze yego twaturutse mu miryango ikakaye farawe tuzanywe no gukaba omana we turindiza ingegera kuko uzanyitambika nzahita mu rya roho yego ako ngako nubwo nyine ntakava ibinze fresh ariko neza nyine ufite imyuka twumva twaturutse umuntu niyo yanaguhemba kumuvugisha ukamusobanura ugenda akagira inama guha nyine azigwe nawe avuga ngo umuntu nzahene n'umufana ku buryo niyo wamuhamagara ubu se umuhamagara avuga ngo twaturutse umugiye kumuririmbira twaturutse si ibintu nk'ibyo nyine bitewe n'ijwi nyine ry'umuntu ngo ntureba arikoze ariko ndagerageza twaturutse mu miryango ikakaye farawe tuzanywe no gukaba yego omana we turindiza ingegera kuko izanyitambika nzahitanye irya roho vibe nizo kabisa sasa ndikumva waramumize ari ntuzo ugiva wabundi ngo icyo umuntu asabye iyo ufite ubushobozi bwo kuba watanga icyo ufite uragitanga wahoze karumbwira ngo ubyize nk'amahirwe ukanavugana na buri kantu niyo mwavugana wenda no kuri telefoni ngo wakumva byibuze umutima uruhutse ese nk'ubu biramutse bibaye ko buri kantu wenda tumuhamagara akaba yadufata ni nk'iki kintu wamubwira buri kandi ikintu nabanza kumubwira cyambere avuga ati big up kabisa kubwo ibikorwa bye bigenda bizamuka umunsi ku wundi kandi ukuntu yatangiye nta hantu umuntu wese yabona akavuga atantu aracitse kabisa hari n'utabyitaho ariko njye namukurikiranye mu buryo mu bushobozi nari mfite ibikorwa byabo ukuntu bakora ukuntu gahunda zabo z'umunsi bazipanga njye namushimira kubw'ibyo kanamusaba akantu kamwe gusa kabisa wamusaba gaki rero cyane ntabwo wakambwira nibanga aka kantu namusaba ntabwo nakakubwira kereka rero turi kwivugana nawe ubwo rero igendere nawe uzamwishakire yamva nanone kandi nicyo kintu tubemereye nyine we kambwire bayita ngo iki yicano ntago ndayimira gusa nese yemera utayizi ni nguko guys bayite musikandi na musa cano y'abanyarwenya abana impanga z'induba ngambwira mbisubiremo musikandi na musa abanyarwenya impanga guturuka induba aho ngaho naho guys rero reka turebe buriya baravuga ngo musabe muzahabwa nubwo ntari uwiteka reka ndoro no muvandimwe bamwita buri kantu sinzi ko ari budufate kubera ko buri bantu nyine baba bafite cyane ko bari abantu baba bafite n'inshingano nyinshi nadufata biraba biri amahire natanadufata kandi nabwo turihangana wenda tuzamubona ikindi gihe wa muntu we ibintu by'abasitari ntawe ubimenya ako wenda sinka nimpuga wenda ujya ubunaganiriza n'abantu mu gihe muzi wabura n'ikintu uri kubabwira nta icyo kubabwira cyo ndicyabura byaba bitewe n'ukuntu ahubwo icyiciro twagifashemo gusa abantu nyine baba bakurikira icano nyine ewana big up kabisa ewana bajye bakora subscribe bakore na like nyine banarayikinge nyine banatange comment byaba ari byiza byarushaho yego
Yego. Mwiriwe neza muraho. Mwiriwe. Ni buri kantu. Buri kantu wahageze. Nitwa MC kandi ndi umunyarwenya w'Induba, turi abana b'impanga z'Induba. Kandi we. Yego patro. Bana banjye baragukunda wambariye byose. Nawe buri kantu ambwiye ko bankunda. Buri kantu. Nyine aka kanya. Yego. Turi ahantu bita mu Kiderenka ni mu Gatsata. Yego. Turi muri content bita Talk Your Favorite Superstar. Aho duhura n'abana bo ku mihanda cyangwa se abandi bari mu bundi buzima ariko wenda butari bwiza. Ariko bakaba bizeye ko kubera Imana ejo cyangwa ejo bundi hari aho bagera. Yego. Uyu mujene twahuye amazina ye wenda ni muza kutwemerera mukemera ko abavugisha harayababwira. Yambwiye kagufana. Wenda ngiye kugira byinshi muvugaho yanabanza kakwibwira ubwo mumpaye umwanya cyangwa se mutwemere mu byubahiro byanyu. Uyu mwanya murabufite dukora kubera abo namwe. Murakoze cyane mwamfura. Uyu mujene aratangira kwibwira. Ewana. Halo. Twaturutse mu miryango ikakaye. Farawe tuzanywe no gukaba. Mukomere cyane mwamfura. Umeze gute Batman? Turakwemera hano ebana mu bisi bya Kiderenga hano mu Gatsata. Oya nukuri kw'Imana abantu natwe tugomba kuhagera tukamenya ibyo ari byo. Ebana none njyewe amazina yari kwa David Nsengiyumva mu rugo ni Rusizi. Nkunda gukurikirana ibihangano byanyu, ibiganiro mukora ebana ibintu by'amakomedi. Yego. Ndakwemera cyane kabisa nageze no kugira ngo followinga kuri TikTok. Aki ibintu mbishima Imana ko kwavugana kabisa nubwo ari kuri telefone ntari kukubona. Ni ibintu nishimiye cyane kubera kuntu gahunda zawe z'umunsi uzikora ngenda bikunda cyane. Sawa. Yego. Shana kuri kw'Imana merito wanje. Yego ariko hari ikintu nashaka kugusaba. Oya ntari bishoboka nabikora. Njyewe nyine ngira mfite impano yo gukina comedy sino kuba nyifite nyumvamo ni ibintu nyine maze iminsi cyane hari n'ahantu twigeze kujya nyine bakatubwira ngo nyine ngo tuye dukusanya amafaranga ngo nyine bazajya badukora ama video bakayaturya nyine usibye ko iyo channel ndashatse kuyivuga kubera ikiganiro turimo ariko iyo mpano yo ndayifite rwose munkorera ubuvugizi ibyo bintu nkabigeraho nazashima cyane. Nukuvuga ngo ukuntu bimeze. Yego. Uri kumwe na MC kandi we ajya abasha kongeraho byoroshye. Yego. Niwe dushoboye wabimwereka noneho then no nanjye nkazaba ari bomera dukora akazi. Yego. Aho ngaho mwamukoze cyane. Patro murakoze cyane. Yego wanje. Uyu muhungu yambwiye ko ari umunyarwenya ariko ntago ari stand up cyangwa se akora live ako kanya. Akora ama sketch ndakeka. Nyine yari yambwiye kagufana. Yambwiye ngo mu basitari ngo bitewe n'ukuntu abona buri muntu akora ibintu bye yambwira ko ibintu byawe buryo bukorana biri nguni. Muri mu bantu nyine mu mukoma bitewe n'ukuntu mupanga umunsi wanyu arambwira ati ngize n'amahirwe nkamuvugisha byaba ari ibintu bidasanzwe. Ndakeka wenda amahirwe intambwe ya mbere arayiteye cyane ko kuri twese natwe twese turaho tukizamuka. Nubwo tubabona ariko ni ibintu bigoye ko umuntu wenda rubanda rugufi yapfa kwigeza kuba star uko yiboneye. Bigoranye natwe byabanje kutugora. Cyane ko n'ubu ngubu natwe kubavugisha nta nubwo wenda tubaza ariko tuzi ko natwe tuba twikandagira nyine ni ibintu bidasanzwe ku muntu wese. Rero nk'umuntu nk'uyu yababonye akaba yabavugisha mukaba wenda mwana mwemera kejo cyangwa ejo bundi mwanahura akanabona imbona nkubone ni ibintu by'inspiring urubyiruko kuko hano hantu na ahantu haba abamarine cyane nibyo twahoze tuganira nabo twahuye kare. Ariko ugasanga hafi ya bose bafite intumbero zo kuvuga ngo nakora iki nubwo ishuri ryanze nakora iki. Yego rero ni muri urwo rwego yahisemo ko ari we naguhamagarira muri gahunda yacu ya Talk Your Favorite Superstar. Ndavuga mu buryo mbashishwa wenda reka turebe ko nta gahunda mufite. Ubwo Uwiteka muradufashe turabibashimiye. Sasa reka dukomeze ikiganiro murakoze cyane Uwiteka ajya agomeza abatumbagiza heza kure cyane. Yego mwana wama. Ni ukuri kose abana bacu barabakunda pe. Abana
bacu baragenda bakundana bakunda ibyo dukora. ni ukuri kose. Ni ikihe kintu wamubwira cya nyuma? ikintu nakubwira ewana ikintu nakubwira ni big up kabisa, nicyo kintu cya mbere, kubera ukuntu ibintu byanyu mubikora, ukuntu ibintu byawe bikora n'ukuntu byatangiye n'ahantu mugeze kabisa. Njye niyo ntambwe ya mbere mbanje kubashimira. Ubwo no kubakurikira, usibye ko nyine agafone barakandasha, urabona kuba muri isi niko biba bimeze nyine. Sinjye ikintu nakubwira, yego Imana ibintu dukora uretse kuba Imana iha umugisha umuntu, nta bintu byakari bibiri. yego Ibintu dukora nawe ejo n'ejo bundi nawe uzaba uri kubikora, urumva? Yego. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko wowe ubwawe nta n'undi muntu wishingikirije ushoboye. Icyo ni icya mbere, urumva? Yego. Kabiri ukamenya yuko nta muntu wumva inzozi zawe ushaka kugeraho nk'uko wowe uzumva. Hari n'abo uzabibwira bavuze nta kigenda, kimwe ko nanjye nk'uko nanjye arabona yibwe bakumva ko nta kigenda. Yego. Ikindi kintu nakubwira ni uko Ibana wowe izerere mu kazi, kuri ibikorwa biravuga cyane kurenza uko wagenda usobanurira abantu yuko ibintu bishoboye. Yego nabyo ni ngombwa, ni etape ya mbere. Yego. Ariko ikintu cya mbere gisakuza kurenza ibintu byose ni ibikorwa. Yego. Ura kugira ngo abantu bapinga amagambo uvuga, bapinga ibikorwa ukora, kuko ibikorwa ntago bibeshya. Yego. Ibikorwa ntago bibeshya, buriya n'umuntu ubeshya akora ibikorwa buriya biba byamuvunnye. Buriya umuntu ubeshesha amagambo buriya niwe muntu wa foroduba. Ewana kabisa, ni no gukora n'ibikorwa nabyo biba bikenewe, ariko nyine no kuvuga nabyo biba bikenewe, nyine n'amagambo ntaryo aba akenewe. Ntarebe iwanjye. Yego. Sawa sawa, buri kantu Imana igomeze kubana namwe. Sawa guys, rero mwabyiyumviye rero. Ahangaha rero buri kantu ibintu nakubwira byumvishe. Ndabyumvise. Inzozi zawe za mbere uzigezeho? Ewana iza mbere zo kuvugana n'uriya mujama kabisa. Ewana Imana barebe icyoroshye kabisa. Sasa rero nyine guys, abantu badukurikiye ni Musikani na Musa, turi muri Talk with Favorite Superstar. Ni ikiganiro ku bantu wenda batari babizi bari kutureba. Ni topic cyangwa se ni ikiganiro kigamije kuvugana n'abastari, by'umwihariko nawe ukaba ibyo unyotewe wowe wifuza kugeraho, yaba ari mu buryo bwa koro cyangwa se kuzamubona imbona nkubone, ukaba wavugana nawe akaba yanaguha inspiration mu buzima, akagusharinga urugendo rw'uko ibye byatangiye, nawe ukagira icyizere mu buzima ko hari aho nawe byawe byazagera. Twari turi kumwe n'umujene ahangaha mu Kiderenka. Ewan, abantu bo mu Kiderenka tugiye kubagira abacu. Uyu munsi ni wowe, ejo n'undi, nk'uko natwe twese tutaragira aho tugera, ariko turi gufatanya ngo tuzamukane. Buri igihugu twese turamutse tuzamutse, nta nzererezi yagaragara, nta mujura wagaragara, twese twabaho neza, twaba twibereye muri paradizo yo mu isi. Rero ku bantu bakurikiye Musikani na Musa, icyo twebwe tubasaba ni ugukurikirana ibikorwa dukora, mukadufurowinga ku mbuga zacu, ni kandi na Musa kuri YouTube mugakora subscribers. Uko mwiyongera muri benshi niko mutuma natwe tubona amatransporo, niko mutuma tugera ku bantu benshi, tukabasha kumva intumbero z'abantu bose, inzozi z'abantu benshi mu nce zigiye zitandukanye, nicyo bagenda bifuza. Murakoze cyane. Talk with Favorite Superstar, naha kagaruka naho utaha. Murakoze cyane.